Kaze cyane umunsi tugiye kugaruka ku izina Gloria. Niba witwa Gloria aho uri hose ndagushuhuje ukomeze kugira ibihe byiza. Gloria ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini risobanuye umugore w'icyubahiro. Gloria ni umuntu ukunda privacy cyangwa se ubuzima bwe buri prive cyane ku buryo bigoranye kumusobanukirwa no kumumenya. Gloria akunda gusoma kandi yifitemo impano yo gukurikira. Gloria ni umuhanga kandi ashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Gloria akunda ubuzima bworoshye kandi akenshi aba yumva yahora mu bintu bimushimisha nk'ibirori no gutaha amakwe n'ibindi. Gloria aba ari umuntu ukunda iby'iyobokamana kandi agakunda no kubigenderamo. Ahenshi uzasanga barihaye Imana cyangwa ari abarokore babirambyemo. Gloria akunda umurimo kandi ni umunyamurava. Gloria ashobora kuyobora abantu kandi azi neza no gucunga umutungo igihe bibaye ngombwa. Gloria ntabwo akunda ibintu bisanzwe yaba mu myambarire, mu mitekerereze ndetse no mu mikorere, ahubwo ahora ashaka ko ibintu bihora ari bishya. Ntakunda gutsindwa. Gloria ni umuntu uhisha amarangamutima ye cyane. Gloria kandi akunda kuba yakora akazi kamubohora ku buryo ashobora kuvanga gahunda ze zisanzwe n'akazi. Uyu ari Gloria twagarutsemo uyu munsi. Ushaka nawe ko tuzagusobanurira izina, jya hasi tubwire. Komeze kugira ibihe byiza, mwakoze kubana natwe.